ye harahiye ariko nk'umuhanzi mukuru nugakunda amatikomero gusa ndababwiye ko gukura ngenda umuhanzi mukuru kuruta King James, kurusha Tom Close, kurusha The Ben wavugaga, kuruta Medina Kitoko, kuruta Ari Kiriki n'abandi bose babayeho mbere. Kutitwara nkabo barituriza niba bajya bapfa kuvuga. Siko tutaremye kimwe mfe. Urumva ikintu cyatumye imyidagaduro yacu itinda ku gushyuha nuko twagize abahanzi benshi bifata bagaceceka ku buryo nibibazo bibareba batagira icyo babivugaho. Njyewe rero maze kugira akantu k'ubwinyagamburiro gake nafashe umwanzuro wo kwinjiza abantu mu buzima bwanjye nshaka ko bamenye. Ego hari n'ubundi ngira mutazi mutanamenye. Noneho ibyo rero bituma habaho topic tukagira ibintu byinshi byo kuvuga. Ubona bitagukururira abanzi benshi? Tuzi bahambomera gasi. Uri umuntu ubisubiyemo umuntu ukwanze kubera ko wakoze ikiganiro n'ubundi nta mukunzi wari umurimo kubera ko ubusanzwe ibi ni ukwidagadura. Ntekereza ko ntajya mvuga nabi, ntago njya mvuga nabi abantu mu buryo butandukanye n'umuziki no na entertainment. Yego buri rero umuntu bizanyemo urwango n'ubundi abasanzwe ari igifura abatashobora ibiganiro bya kinyarwanda bisanzwe. Yego kuko ujye babona abantamo ujye babona abantamo witwa Godfather aranutse ndavuga nturi umuhanga katsino yaravuze ngo Bruce Melody nirinde yagwiriye igitsina ndavuga nisha nubwo ntaye mari kuri umuhanga